Kuva ibice 17, umutwe w'amagambo uravuga ngo babura amazi, Mose akubita igitare kivamo amazi. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose riva mu butayu bw'Isini, baragenda bamara izindi ndaro zabo nk'uko Uwiteka yabategetse, babamba amahema yabo i Refidimu, nta mazi yo kunywa yari ahari. Nicyo cyatumye abantu batonganya Mose bakamubwira bati, duha amazi tunywe. Mose arababaza ati, murantonganyiriza iki? Kuki mugerageza Uwiteka? Abantu bagirirayo inyota, bitotombera Mose bati, ni iki cyatumye udukurira muri Egiputa kugira ngo utwicishanye inyota n'abana bacu n'amatungo yacu? Mose atakira Uwiteka ati, aba bantu ndabagenza nte? Bashigaje gato bakantera amabuye. Uwiteka abwira Mose ati, nyura imbere y'abantu ujyane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli, witwaze inkoni wakubitishije rwa ruzi, ugende, nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy'i Horebu, ukubite icyo gitare, amazi aravamo abantu bayanywe. Mose abigenzereza atyo imbere y'abakuru b'Abisirayeli. Yita aho hantu Masa na Meriba, kuko Abisirayeli bamutonganije kandi kuko bagerageje Uwiteka bati, mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari? Umurongo wa 8 haravuga ngo, maze haza Abamaleki barwaniriza Abisirayeli i Refidimu. Mose abwira Yosuwa ati, udutoranirize ingabo, mugende murwanye Abamaleki, ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse, arwanya Abamaleki. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko, Abisirayeli bakanesha, yayamanura Abamaleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega ryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi ruhande. Amaboko yarakomera ageza ku zuba rirenga. Yosuwa atsindisha Abamaleki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati, andika ibi bintu mu gitabo bibe urwibutso, ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibuka kw'Abamaleki bakibagirana mu bo munsi y'ijuru bose. Mose yubaka igicaniro acyita Yehova Nisi. Aravuga ati, Uwiteka yarahiye ko azajya arwanya Abamaleki ibihe by'Imana. Yarahiye ko azajya arwanya Abamaleki ibihe byose. Iri ni ijambo ry'Imana. Igice cya 7, igice cya 17, duhereye ku murongo waho wa mbere tukageza ku murongo waho wa 7, haratubwira ukuntu Abisirayeli bageze i Refidimu bagasanga nta mazi yo kunywa ahari. Barangije bitotombera Mose, batangira kongera kumubwira bati, ni iki cyatumye utuvana kwa Farawo? Iyo tureka tugaguma kwa Farawo, hari ibihe umuntu ageramo ugashaka kwifuza ahantu wahoze, kandi mu by'ukuri ahantu wahoze ntabwo hari heza habe namba. Ukananirwa kwambara imbaraga kugira ngo ukomeze urugendo, ukomereze aho ugeze. Aba Bisirayeli baritotombye cyane, bananirwa kwizera imbaraga z'Imana. Ariko kugira ngo Imana nayo ibereke yuko ishoboye, yategetse Mose, iramubwira ngo nagenda ajye ku rutare, hanyuma akubite ya nkoni ku rutare, ngo urwo rutare ruravamo amazi, hanyuma ayo mazi abantu bayanywe. Mose ngo aragenda abikora nk'uko Imana yabimutegetse, rwa rutare ruvamo amazi. Ubundi urutare ni ibuye, ni ibuye ku buryo ntabwo umuntu yatekereza ukuntu amazi ashobora kuva mu rutare, ariko kuko Imana yabitegetse, Imana ikabikora, amazi yavuye mu rutare Abisirayeli barayanywa. Mwene data ntucogore, ugeze ahantu ubona ibintu bikomeye, urabona ahantu uri hari umwuma, urabona ahantu uri wenyine, urabona ahantu uri ibibazo bikurenze, urabona ahantu uri nta nzira, urabona ahantu uri nta buryo. Ariko nkubwire, muri aka kanya ka none birashoboka yuko Imana ishatse kugira ngo wumvire ijambo. Imana iracyafite ubundi buryo, Imana iracyafite ubushobozi. Niba Imana ikura amazi mu rutare, ni iki cyatuma Imana itagukiza ibintu byose bikuzengurutse? Imana ifite inzira, Imana ifite uburyo. Mwene data nanjye urimo kubwira,
nanjye nkeneye amaboko y'Imana, nkeneye Imana yuko yanyiyereka. Ariko reka nkubwire, mfite ibyiringiro, mfite kwizera yuko Imana ishobora byose. Imana yategetse Mose amena urutare ruvamo amazi abantu baranywa. Uzi yuko Imana ikubikiye ibintu, ikubikiye ibisubizo ahantu utatekerezaga ko hari ibisubizo. Tekereza amazi avuye mu butare, ngaho tekereza nawe. Imana igufitiye izindi nzira, ahantu urimo utekereza ko bidashoboka, aho ngaho niho Imana izanyura ikaza ikagutabara. Ukomeze ugubwe neza kandi ukomeze kwishimira Imana. Duhereye ku murongo waho wa 8, aba Bisirayeli bari bari mu bigeragezo bikomeye cyane, ngo haje abamaleki babasanga kuri uwo musozi ngo bajya kubarwanirizayo. Ariko Mose arangije ngo abwira Yesu ati, zamuka ugende urwanya abamaleki, ejo nanjye nzahagarara mu mpinga y'umusozi. Nuko Mose ngo abigenza Yesuwa arazamuka aragenda ajya kurwanya abamaleki. Mose nawe ngo azamukana na Aroni na Huri ngo baragenda bagera mu mpinga y'umusozi. Noneho Mose yamanika amaboko ngo Abisirayeli bakanesha, yayamanura abamaleki bakanesha. Abantu bari bazamukanye na Mose, Aroni na Huri barangije barabireba, babona byanze bikunze kugira ngo urugamba ruze gutsinda. Nuko Mose akomeza kumanika amaboko. Bigira inama rero yo gushyigikira Mose, bazanira Mose ibuye bararimutega, Mose aryicaraho. Aroni afata ukuboko kumwe na Huri nawe afata ukundi kuboko. Abisirayeli bararwana, Yesuwa n'ingabo bari bazamukanye bararwana, barashyigikirana, bararwana kugeza igihe abamaleki babatsindiye. Imana ngo ibwira Mose ngo, iramubwira ngo andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ngo ubibwire Yesuwa yuko nzakuraho rwose kwibuka kw'abamaleki. Haleluya. Reka nkubwire, ahantu uri cyangwa se abantu muri kumwe, nimushyigikirane mu rugamba rwo kwizera, mu rugamba rwo kurwana. Murwane n'abamaleki kugira ngo mubaneshe. Ntabwo abamaleki bafite imbaraga, ntabwo abamaleki bafite ubushobozi. Birashoboka ko hari ibitero by'abamaleki nawe biguteye muri aka kanya, bikaba bikwihebesheje. Ariko reka nkubwire, nta kindi kintu cyo kwishingikirizaho. Uyu munsi Abisirayeli bari bafite Mose wababeraga ku rugamba cyangwa akabagerera imbere y'Imana. Ariko uyu munsi dufite umwami Yesu. Ndakwinginze mwene data, ahantu uri hose, mu buzima urimo, mu bukire ufite, mu butunzi ufite, mu bukene ufite, mu bibazo ufite, mu ntambara ufite, ndakwinginze nyemerera muri aka kanya wakira umwami Yesu akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nta mumaleki uzakwegera, nta mumaleki uzakugera iruhande. Ijambo mu murongo wa 16 uravuga ngo, Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya abamaleki ibihe byose. Ndakwifurije nawe Uwiteka akurwanirire, arwanya abamaleki ibihe byose ku buzima bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Akira neza ijambo ry'Imana. Shalom shalom.